imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Umugambi w'Imana ntabwo uzayoba. Indege mu kirere zishobora kuyoba, amato mu nyanja akayoba, imodoka mu muhanda zikayoba, umuntu akayoba ari kujya gusura umuvandimwe we, ndetse n'abantu ku giti cyabo bagashaka kuyobya gahunda y'Imana ku muntu uko bamaze kuyimenya. Yesu, wowe uri muranyumva utarakira Yesu umwami n'umukiza, hari igihe Imana ibigufiteho umugambi kandi ikaba yakuvugaho ibyiza, iwugambireho ibyiza, ahubwo igikeneye ni ukubimenya, ukamenya ngo mbese ni iki Imana ingambiriyeho, ni iki Imana irimo inshaka. Ijambo ry'Imana mu Baroma ibice byawo 3 haratubwira ngo mbese abayuda barusha iki abandi, ngo babarusha muri byose kuko babikijwe ibyasezeranijwe. Bishatse kuvuga ngo muri wowe harimo amasezerano akomeye, muri wowe harimo ibintu bikomeye, harimo ubutunzi bukomeye Imana irinze, kandi ubwo burinzi Imana ibukomeza ku muntu wayo. Nureba mu mabanke nk'amazu ahinduka banke, mu gitondo ibarinzi isanzwe nk'uko bisanzwe, ariko iyo mu gitondo bavuze bagashyiraho icyapa ngo bahakize banke bagashyiramo amafaranga, bahita bazana polisi n'igisirikare kirindi iyo banke. Ntago baba barinze ari amadafari, ahubwo icyo baba barinze ni iki, ni bwa butunzi, ni ya mazahabu y'abantu, ni ya mafaranga y'abantu aba arimo imbere. Bishatse kuvuga rero ntago Imana irinze uyu mubiri wanjye gusa, ahubwo Imana irinze ubutunzi buri imbere muri njyewe, Imana irinze ubutunzi buri imbere muri wowe, kugira ngo mu gihe kanda subscribe ndetse ukande no kunzogera ujye ubona notification umunsi ku wundi. Yes, bakunzi bacu rero, bakunze Bagusenga TV, ndabasuje aho muri hatandukanye. Uyu munsi rero tubazana ikiganiro, turi kumwe n'umukozi w'Imana usizwe amavuta yitwa Pastor Jean de Dieu, agiye kutugezaho ikiganiro kiryoshye. Nge rero ndi Jean Damascene, ndabararikira gukurikira iki kiganiro. Mana ya Aburahamu, kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera yuko nkunda, none uyu munsi urabinyeretse. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imana nyir'ubutware, turagushimiye muri aya masaha, turagushimiye ko duhaye umwanya mwiza kugira ngo tushobore kuganiriza abazadukurikira, bari mu Rwanda, bari muri Afrika, bari i Burayi, bari muri Amerika, bari hirya no hino, kugira ngo iri jambo ryawe mwami rizagira ahantu ribavana, rigire naho ribageza. Ndakwinginze ngo uyu munsi ntago nabasha kumenya ibyahaza imitima bari hirya no hino, ariko niwe wabasha kumenya icyahuhura imitima irushye. Abafite ibibazo bongere batabarwe, bagirirwe neza nawe. Urakoze mutanga bugingo, ngaho bana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ni mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye mwebwe mwese mugiye gufata uyu mwanya wo gukurikirana ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Nk'uko mwene data yabivuze, nitwa Pastor Jean de Dieu Singirankabo, ndakijwe nkunda Imana kandi ndajya mu ijuru. Uyu munsi rero hari icyo Imana yampaye kugira ngo tuganire namwe, kandi ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni ubugingo, ijambo ry'Imana ni agakiza, ijambo ry'Imana riraruhura, ijambo ry'Imana rivana umuntu ku kigero rikamugeza ku kinigero gishimishije. Ndizera ko ubutumwa bwiza rero buraza kugira aho butuvana, bukagira n'ahandi hantu butugeza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nifuje ko tuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko cyangwa se umutwe uvuga ngo umugambi w'Imana ntabwo uzayoba. Umugambi w'Imana ntabwo uzayoba ku muntu. Iyo tuvuze ijambo umugambi, ku muntu wese utekereza cyangwa se umuntu wese ushaka kugera ahantu agera, usanga afite imigambi, afite gahunda mu buzima z'ibintu yumva yifuza kuzageraho, z'ahantu ashaka kuzagera, z'uburyo yumva yakoramo gahunda ze cyangwa se yakoramo ibintu bye. Akagira imigambi rero, akagira gahunda nyinshi zitandukanye zatuma ashobora kugera ku mugambi we. Nkuko rero umuntu nyine yaremwe n'Imana, n'Imana nayo ijya igira umugambi ku muntu, igatekereza ku muntu, igatekereza no kuri uwo mugambi uburyo uzakorwa n'uburyo
izawumusohozaho. Uyu munsi rero turareba iri jambo rivuga ngo ntabwo uzayoba. Indege mu kirere zishobora kuyoba, amato mu nyanja akayoba, imodoka mu muhanda zikayoba, umuntu akayoba ari kujya gusura umuvandimwe we, ndetse n'abantu ku giti cyabo bagashaka kuyobya gahunda y'Imana ku muntu uko bamaze kuyimeza. Reka twifashishe ijambo ry'Imana turebe icyo ijambo ry'Imana ritubwira, hanyuma rize kutwinjiza aho dushaka kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwacu, cyangwa se umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu kutazayoba na rimwe. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice byaho 51 uhereye ku murongo wa 20, reka dusome. Aravuze ngo uri intorezo yanjye ndwanisha, uri n'intwaro z'intambara, kuko ari wowe nzacagaguza amahanga, kandi ni wowe nzarimburisha ibihugu. Ni wowe nzavunagurisha ifarashi n'uyigenderaho, ni wowe nzavunagurisha igare ry'intambara n'urigenderaho, ni wowe nzavunagurisha abagabo n'abagore, ni wowe nzavunagurisha abasaza n'ingaragu, ni wowe nzavunagurisha abasore n'inkumi, ni wowe nzavunagurisha umwungeri n'umukumbi, ni wowe nzavunagurisha umuhinzi n'inka ze zihinga, ni wowe nzavunagurisha abategeka n'ibisonga. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Ijambo ry'Imana turihuje n'irindi riri hano muri Yesaya 4:5 uhereye ku murongo wa 2, aravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, ngo nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buhishwe buri mu mwijima, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njye Mana ya Isiraheli. Kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isiraheli natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Reka turangirize mu byahishuriwe Yohana ibice byaho 3, byahishuriwe Yohana ibice byaho 3 n'umurongo wa 5 kugera ku wa 6. Haravuze ngo unesha niwe nzambika imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina ry'imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Amen. Bene Data, nshuti z'umusaraba, mukurikirana ibiganiro bya Gusenga TV, Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umugambi wayo ntabwo uzayoba. Dusomye amagambo Yeremiya yahanuye. Uyu wahanurirwaga ni umukozi w'Imana. Imana imubwira ngo uri ububiko, uri ibikoresho by'intambara, ngo niwe nzavunagurisha, niwe nzacagaguza, ni wowe. Wowe tuvugana uyu munsi uri mu ndeba, ni wowe Imana igiye gukoresha, ni wowe Imana irimo irashaka, ni wowe Imana izacagagurisha, ni wowe Imana igambiriye gukoresha ibyo yagambiriye ku buzima bwayo. Abantu benshi bajya batekereza cyane bakibaza ngo mbese umuntu uri mu mugambi w'Imana ni umuntu umeze gute? Ni umuntu Imana yagambiriye ikamuvuga ko izasorezaho imigambi yayo, kandi uwo muntu ubuzima bwe bwose buba burinzwe. Muri yo harimo ubutunzi budasanzwe, muri wowe ni wowe Imana izacagagurisha, ni wowe izakoresha. Harimo ububiko bw'intambara, ni wowe nzakoresha, kuko ni wowe nzacagaguza. Bishatse gusobanura iki? Bishatse ngo muri wowe harimo ubutunzi bw'indengakamere, harimo ubutunzi budasanzwe. Binasobanuye ko nusubiza amaso inyuma ukareba imyaka umaze, ukareba niyo ugereje uyu munsi wa none ugihumeka, nuvuga ngo hari uburinzi budasanzwe buri ku buzima bwawe. Kandi nta kindi Imana irinze, ahubwo irinze ijambo yavuze kuri irinze ubutunzi budasanzwe yateretse muri wowe, kugira ngo mu gihe gikwiriye hano imbere gatoya Imana ibashe gukoresha ibyo bikoresho biri muri wowe, ibyo bikoresho bidasanzwe Imana yashyize muri wowe. Ijambo ryatubwiye ngo umugambi w'Imana ntabwo uzayoba. Kubera icyo umugambi w'Imana utazayoba? Nuko muri wowe harimo ubutunzi budasanzwe, muri wowe harimo ubutunzi Imana yashyizemo budasanzwe. Yeremiya Yesaya nawe arabihanura ngo ni wowe ntoranije, ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, inzugi z'imiringa nzazimenamo kabiri, nubwo utigeze kumenya.
ntabwo Imana igambirira ku bantu bakijijwe barokotse gusa n'umuntu utaramenya Yesu. Wowe uri muranyumva utarakira Yesu umwami n'umukiza, hari igihe Imana ibigufiteho umugambi kandi ikaba yakuvugaho ibyiza, iwugambireho ibyiza, ahubwo igikeneye ni ukubimenya, ukamenya ngo mbese ni iki Imana ingambiriyeho, ni iki Imana irimo inshaka. Ijambo ry'Imana mu Baroma ibice byawo 3 haratubwira ngo mbese abayuda barusha iki abandi, ngo babarusha muri byose kuko babikijwe ibyasezeranijwe. Bishatse ngo muri wowe harimo amasezerano akomeye, muri wowe harimo ibintu bikomeye, harimo ubutunzi bukomeye Imana irinze, kandi ubwo burinzi Imana ibukomeza ku muntu wayo. Nureba mu mabanke nk'amazu ahinduka banke, mu gitondo ibarinzi isanzwe nk'uko bisanzwe, ariko iyo mu gitondo bavuze bagashyiraho icyapa ngo bahakize banke bagashyiramo amafaranga, bahita bazana polisi n'igisirikare kirindi iyo banke. Ntago baba barinze ari amadafari, ahubwo icyo baba barinze ni iki, ni bwa butunzi, ni ya mazahabu y'abantu, ni ya mafaranga y'abantu aba arimo imbere. Bishatse vuba rero ntago Imana irinze uyu mubiri wanjye gusa, ahubwo Imana irinze ubutunzi buri imbere muri njyewe, Imana irinze ubutunzi buri imbere muri wowe, kugira ngo mu gihe gikwiriye bwa butunzi buzabashe gukoreshwa, kuko uri ngo ni wowe nzacagaguza, ni wowe nzavunagurisha, ni wowe, muri wowe harimo ibintu bidasanzwe. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Bishatse kuvuga ngo rero yo Imana imaze kuguha ubutunzi bwayo, ikugambiriye ibyo izawukoresha, ibiguhaye n'umugambi runaka w'ahantu uzagera. Shobora kubivuga ko uzaba umukuru w'igihugu, shobora kuvuga ko uzaba minisitiri runaka, uzaba umucuruzi ukomeye, uzaba umunyamakuru ukomeye, uzaba umukozi w'Imana ukomeye. Imana yabigambiriye ku buzima bwawe, irinda ijambo ryayo ibihe bihumbi. Gusa hagati y'aho Imana ivugiye naho izajya gusoreza iryo jambo yakubwiye, harimo ibikombe bivuna umutima. Harimo ibikombe bivuna umutima. Ishobora guhera isezerano hano mu Rwanda rikazasohorera muri Amerika, ishobora guhera isezerano muri Amerika rikazasohorera muri Afrika, yari guhera muri Uganda rikazasohorera muri Australia. Bishatse kuvuga ngo harimo ibikombe bivuna umutima, kandi ntago iguha detaye z'urugendo rw'iby'Imana yagambiye. Ariko nagira ngo komera ushikame, ntago umugambi w'Imana cyangwa icyo yagambiriye ku buzima bwawe, aho Imana yagambiriye kukugeza, umugambi w'Imana ntabwo uzayoba. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Nabivuze, ntago Imana igambira kubakijwe gusa bakiriye Yesu umwami n'umukiza. N'umuntu utaramenya Imana, Imana igimugiraho gahunda, kuko natwe twese kugira ngo twinjire muri kano gakiza twabanje kuba abapagane, twabanje kuba abantu badakunzwe n'Imana, batazwi n'Imana kubera ibyaha byacu, ariko rwa rukundo rwa Yesu nirwo rwadukuruye turaza kwisanga mu nzu y'Imana. Imana idufashe kandi Imana yacu itwite bitugirire neza. Nshuti rero muvandimwe unkurikiye muri kano kanya, nagira nkubwire ngo ntago Imana umugambi wayo uzayoba ku buzima bwawe. Ibi binyibukije uyu mukozi w'Imana Yeremiya, na Yeremiya n'uyu Yesaya, ninde bavugaga ngo niwe nzacagaguza, niwe nzavunagurisha, farashi n'uyihetse niwe nzacagaguza, abasaza n'abakecuru, abagore n'inkumi niwe nzacagaguza, ngo nzakugenda imbere hataringaniye mparinganize, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, inzugi z'imiringa nzazimenamo kabiri. Ninde bavugaga? Uyu ni umukozi w'Imana witwa Kuro bavugaga. Uyu Kuro avuka mu Bamedi, nyina yari umumedi, hanyuma Isa ari umuperesi. Nyina yari umumedi, Isa ari umuperesi, kandi nyina wa Kuro, ise wa Kuro yari umwami ukomeye. Hanyuma noneho rero wategekaga iki gihugu cy'Abamedi n'Abaperesi, kubera ko nyina wa Kuro na se wa Kuro bari barahuye, ariyo Irani na Iraq y'uyu munsi wa none. Uyu mwana rero amaze kuvuka, ise amaze kumubyara, umwana amaze kugera muri cya gisekeramwanzi, umwana asekera buri muntu wese ashaka ngo amufate agire gute, Isa arabyitegereza avuga ati uyu mwana ko mubyeyi nkiri mutoya, kandi ko bisobanura yuko iyo umwana avutse uko byagenda kose abagomba kuzasimbura se, ndabona uyu mwana azansimbura vuba. Afata icyemezo cyo kwica Kuro. Aravuga ati umwana wanjye rero nta bundi buryo bundi. Afata abagaragu, abahamisi, aravuga ati nimujyane uyu mwana mugende mujye kumwica. Abana bafata abagaragu, bafata umwana baramujyana. Wenda ngereranyije nka hano mu Rwanda, nk'uwavana umwana hano mu mujyi wa Kigali akamujyana ku ishyamba rya Nyungwe, abagaragu baragenda bamugezayo, bari bahawe itegeko ryo kumwica. Bafashe inkota ngo bajye kumwica, umwana arabasekera. Abagaragu bose bahita bagira imbabazi, baravuga bati ni gute twakwica uyu mwana uri mu dusekera kwere. Bagize impuhwe rero ntibakwica Kuro, baramufata, bashaka abantu b'abahinzi bari batuye aho hafi, babasobanurira ibya Kuro, barahabwa ati turabinyize nimurero uyu mwana yibera wanyu, imbaraga zimwica
zarangiye. Kuro arokoka gutyo. Ijambo rikavuga ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, ngo icyo wansaba cyose mukunzi nakigukorera, ngo natanga n'ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba wo kubahwa. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Nta kindi cyakurikiyeho rero, umwana yakurira muri uwo muryango, baramurera arakura. Umwana aragenda ageze mu myaka 14 atangiye kugimbuka, atangiye kuba umusore, aza kuza gutambuka mu nzira arimo agenda, asanga ahantu abana barimo bararwana, bakubita abana b'abatware bo muri icyo giturage bari batuyemo. Kubera ko kera rero cyaraziraga gukubita umwana w'umutware. Iyo wakubitaga umwana w'umutware, igihano cyari ugushyira ku mugozi bakakumanika, bakakwica, bakica n'ababyeyi bawe. Kura hageze rero asanze abana barimo bari kurukubita abana b'abakene babadihaguye, arasimbuka afata abana b'abatware, arabavutagura, arabakubita bikomeye, arabakomeretsa. Nta kindi cyabayeho rero, urusaku rwabaye rwinshi, barahurura, baraza bafata wa mwana, baravuga bati nta kindi, urabizi ko igihano ari urupfu. Bamujyana ku kagozi, bahamagara ababyeyi be bati nimuze namwe, uyu mwana wanyu yakoze ikosa, agomba kwicwa. Barabafata babashyira ku karubanda, bahamagaza abaturage. Ababyeyi babonye byarangiye baravuga bati ariko se mwe muretse kutwica, dufite ijambo. Uyu mwana Kuro murabona atajya kungana n'uyu wacu wahanga, none se uyu mwana mutekereza ko twaba twaramubyaye ryari? Twabasabaga rwose kugira ngo mutwice, nimuze tujye kubereka iwabo w'umwana, nta mpamvu yo gupfa mwica ababyeyi be. Twebwe ntago turi ababyeyi be, twaramureze, ikosa twakoze nuko twamureze, nimutubabarire mwe kutwica, turabinginze nimuze tujye kubereka iwabo w'umwana. Imana idufashe. Turi kuri rya jambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntabwo uzayoba, ariko hagati ya Imana ivugiye naho izasohoreza harimo ibikombe bivuna umutima. Imana idufashe kandi Imana yacu tugire neza. Nta kindi cyakurikiyeho rero, umwana baramufashe, baramushorera abatware, n'ababyeyi bamureze, baraza barakomeza bava muri ya mashyamba, barasesera, baraza binjira mu rugo, bagiye kubona babona bageze ku rubiri bwami aho umwana avuka. Abagaragu b'ibwami bamwitegereje, abantu ba kera atansiyo bagiraga ibintu by'imitsindo n'imihamuro ikomeye, bitegereje umwana bamubonye bahita bagira iyereko, babona ko ari wa mwana wavukanye imbuto. Abagaragu b'ibwami bose batangira kwikubita hasi, batangira kumuramya. Ko atambuka abagaragu bose bagapfukama. Ababyeyi batese uyu mwana ni ibiki? Abamuzanye se tese uyu mwana ko abantu bamupfukamira bimeze gute? Umwana yarageze iwabo. Birashoboka yuko uri mu buzima bukomeye, ariko umunsi wageze iwanyu ni hehe? Ni muri ya ntambwe uzatera ugakandagira mu mugambi w'Imana, ugakandagira ahandi Imana yavuze. Ushobora kuba uyu munsi usuzuguwe, uyu munsi urimo ucibwa amazi, umuntu wese akureba akakubona nk'umuntu udafite ikintu umaze, ariko nagira ngo nkubwire ngo hari umunsi uzakandagira iwanyu ukubahwa nawe. Abantu batangira gupfukama, amakuru byarihuse bigera ibwami bati umwami yageze aha. Umwami ati bishoboka bite se? Umwami yagira gute ko ari nge mwami mu gihugu ngenyine? Mwana aragenda ageze imbere y'abamubyaye, nta kindi cyabayeho, nyine se yakozwe n'isoni, maze gukorwa n'isoni arangije arabimwamwanya ati umwana wanjye yabaga hehe? Mwibikini babagaragu bari bagiye kumwica bose bahita babafata. Umwami ati nimufate mwebwe mushaka kunyicira umwana. Afatana babandi bamureraga bose ati nimufate kugira ngo yice iperereza. Arabavuga ati bose ntazi itegeko nimubice, mwanyibiye umwana muramujyana, none mwari mugiye no kumwica. Ari abamureze, ari abo ngabo bari bagiye kumwica, bose babatsinda ibwami, ntihagira n'umwe urokoka, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe uzabwira amakuru Kuro y'ibyabaye ku buzima bwe. Isi arabihisha, arabimwamwanya, koresha ibirori, yakira umwana, aravuga ati umwana wanjye narakubuze, dore rero ntago wize bya gisirikare kandi ugomba kuba uri intwari uzi kurwana, none ndagira ngo nkohereze ugende ujye mu Bamedi, ugende ujye umwana wanjye, ugende ujye mu kindi gihugu, ujye kwiga ibya gisirikare, ujye i Babuloni wiga ibya gisirikare. Babuloni yari ikomeye cyane muri icyo gihe, ugende ibya gisirikare kugira ngo ube umuntu ukomeye. Umwana nta kindi cyabayeho rero, Isi aramwohereza, ariko nabwo ntago yamwohereje ari uko amukunze. Yaravuga ati najya kwiga ibya gisirikare, naramuka agiye akagera yuko byagenda kose, nahagera uyu mwana imyitozo izamunanira, azapfirayo, nzaba nduhutse. Mwana yumvira ababyeyi, yemera kugenda, aragenda ajya kwiga mu gisirikare cy'Abakarudaya. Ageze mu Bakarudaya niho yahuriye n'uwitwa Daniel, Saduraka na Meshaki na Abedenigo, nabo bari barimo banyagwa mu gihugu cyabo, babazanye muri ubwo buzima, bahurirayo, arababona.
mwana atangira kwiga ibya gisirikare, akajya yitegereza ba Daniyeli bakabaha ibyo kurya by'ibwami, bati reka ntago dushobora ibyo bintu, ntago twabirya, twe mutwihera amaminwa. Kura akabyitegereza byose, abona uburyo babaha amaminwa, abona ibiki, kuko yakuze muri we yumva yanze agasuzuguro, yumva nta gasuzuguro. Bigeze babaza Isake bati kubera icyo ubika ukabanza ugakubita amabati, nuko mba mbyiyumvamo. Hari ibintu yiyumvagamo, nawe sinzi ibintu wiyumvamo uyu munsi wa none, sinzi ibintu uri kugenda wiyumvamo, birashoboka ko hari ibintu wiyumvamo bidasanzwe, ariko nagira ngo nkubwire ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo uzagira gute, ntabwo uzayoba. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Arangije ashaka ba Daniyeli bahinduka inshuti, baba inshuti, bakajya bagendana, barabana na ba Daniyeli, babana aho ngaho mu bwami. Ba Daniyeli bajya gusenga, bagatangira gusengana nawe, bagatangira gusenga Imana. Imana itangira kugenda ihishura ibyabaye ku buzima bwande bwa Kuro. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Ba Daniyeli na ba Sadoka na ba Shaki na Abedenigo bari abantu basenga Imana, bakunda Imana, bazi Imana, batangira kujya basenga Imana, batangira guhishurirwa ibyagiye biba, ibyabaye muri ubwo buzima. Baratangira barambwira ariko turabona byaragenze, bamubwira amabanga yose yabaye n'uburyo byose yakoze byose n'uburyo byagenze. Bahinduka inshuti kubwo Daniyeli yasengaga Imana, akamenya imigambi ihishwe. Nta kintu gihishwe na kimwe kitazigera kimenyekana. Kandi uyu Kuro nkuko twabibonye ntago yari umukristo, n'ibyo ubukristo ntago yari ibiza. Abantu na ba Daniyeli bakajya basenga, amenya amakuru yabo, amenya uburyo bavuye mu buzima bwabo, nabo ari ibibazo, aribaza atari ko se byabagendekeye bite mwebwe, ni iki cyabaye ko mbona namwe mwari abana bo mu bikomangoma. Bakambwira ati ubuzima bwarahindutse, turaterwa, turanyagwa, tuzanwa muri kino gihugu, ariko aho turi hose turimo turakunda Imana, turimo turasenga Imana, turimo turabana n'Imana, kandi Imana itubereye nziza. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Abaho muri ubwo buzima rero yumva amakuru atari ko tuzasubira iwacu, tuzataha, tuzongera dusubira iwacu. Nta kindi cyabaye. Daniyeli aba inshuti na Kuro, bakajya basenga. Ariko igitondo kimwe Kuro abwira Daniyeli ati rero njyewe ndabona bino bintu bitoroshye, ibintu byo guhora tuvuga ngo dusenge ngo Imana ngo izabikemura. Nagira ngo ngusabe niba byashoboka rwose njye nisubirira iwacu, ko ndabona n'amasomo arangiye, byo gutegereza ko Imana izabikemura ntago byakunda. Uriya ntibukarenganya abantu, ntago abantu bose bafite umuhamagaro umwe. Hari umuntu ufite umuhamagaro wo gusenga, hari ufite umuhamagaro wo kwigisha ijambo ry'Imana. Nibwo uzabona tuvuze ngo dushyire akanya ko gusoma ijambo ry'Imana, ubone bamwe basinziriye, abandi barimo barayura. Twavuga gusenga ugasanga hari ababishyizemo imbaraga. Buri muntu wese aba afite uwe muhamagaro. Kuro rero ibintu byo gusenga ntago byari umuhamagaro we, icye cyari ukurwana, cyari gukora mu mbarutso, yari umusirikare nyine. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Daniyeli rero nyine nta kindi cyabaye. Kuro arataha asubira iwabo, asubira mu Bamedi n'Abaperesi, aragenda yigira iwabo, ariyo Irani na Iraki y'uyu munsi wa none. Amenya amakuru ariko ntiyagira ikintu abwira se, ahubwo atangira urugamba, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nzakujya imbere ahataringaniye, ngo nzaguha ubutunzi buhishwe, ngo niwe nzacaguza amahanga ku ifarashi n'uyigenda. Kuro atangira kurwana intambara z'ibihugu byinshi. Icyari igihugu kimwe aracyagura, agera mu bihugu 127. Wa mwana bashaka kwicira agahugu kamwe, bashaka kwicira uduhugu tubiri, ahinduka umwami w'abami, atangira kuyobora ibihugu 127. Subiye inyuma gato, Kuro akiri umusirikare, baje gutera i Babylon, aho Daniyeli yarari na bagenzi be. Icyo gihe Daniyeli byari byarageze igihe umwami wari uriho avaho, haza undi mwami witwa Berushaza, bamuvana ku buyobozi, nyine aricara nk'uko bijyayo umuntu uyu munsi wa none abakomeye, ejo bigahinduka. Daniyeli aricara, ariko Berushaza igitondo kimwe amaze guhaga, amaze kurengwa, arabyuka aragenda, ahamagaza abagaragu be n'inshoreke ze, bararya baranywa, bafata ibyo kurya n'ibyo kunywa, bagubwa neza. Arangije ahita ababwira ati muzane bya bikoresho twavanye i Yerusalemu kwa ba Daniyeli, mubizane nabyo tubinyweshe n'inshoreke zanjye. Bazana ibikoresho byo mu nzu y'Imana, hereza inshoreke ze, batangira kunywa, barasinda. Burya hari ibintu rero bene data munkurikiye mutazakinisha. Uzakinisha umuntu, ukinishe mugenzi wawe, ukinishe so wanyu na sokuru wawe n'inshuti, ariko ibintu byo mu nzu y'Imana mujye mubiha agaciro. Ibintu biba mu nzu y'Imana, mbona muri iyi minsi abantu barapirasa ibintu byose, bumva ko ibintu by'Imana barabigize
nk'ibindi bintu, ariko ibintu byo mu nzu y'Imana ni ibintu byo kwitonderwa. Berushaza ari manywa n'abagaragu be n'abajabe n'indaya ze, amaze gutumiza ibikoresho byo mu nzu y'Imana bakoreshaga begera igaburo ryera, ngo agiye kubonabona ikiganza kiramanutse. Uzabisanga muri Daniel ibice byaho 5 ku muntu wereka umurongo wa 20 gutyo, abona ikiganza kiramanutse. Cyangwa ati meni tekeru farisiri, wapimwe ushyirwa ku minzani usanga ntushyitse, ubwami bwawe urabunyazwe, buhawe Abamedi n'Abaperesi. Abamedi n'Abaperesi ni hehe? hahandi Kuro avuka. Ubwami bwawe urabunyazwe, buhawe Abamedi n'Abaperesi, wapimwe ushyirwa ku munzani usanga ntushyitse. Daniel rero muri icyo gihe baramuhamagara, baramubwira ati ngwino usobanure bino bintu. Tumwami yarose ibintu biramucanga, abonye ikiganza cyandika meni tekeru farisiri, none turakwinginze ngwino dusobanure ni ibiki, birasobanura iki, bishatse kuvuga iki? Daniel baramuhubuza, baramuzana, baramubwira ati turaguha imyambaro myiza, turaguha buri kintu cyose urimo urashaka, ariko icyo tugusaba Daniel nuko wadufasha ukemera ukaza ugasobanura inyandiko y'umwami. Twazanye abapfumu, twazanye abakonikoni, twazanye abarozi, abo bose twabahamagaye, nta numwe uri gushobora kubasha kumenya iyi nyandiko icyo ishatse kuvuga. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Daniel nta kindi cyabayeho, araza arahagera, baramubwira bati rero turagira ngo usobanurire nyandiko. Inyandiko irimo iravuga iki? Turaguha umwanya wa 3 mu gihugu, turakwambika umukufi, turakwambika izabo, turaguha buri bintu byose. Bene data ndagira ngo ntinde hano muri kino gihe tugezemo, nagiye mbwira abakozi b'Imana kenshi, hari igihe tugera mu gihe hazi ikintu kigupima, kije ukugerageza, gituma wa mutsima wawe wavaho, gituma ya modoka nziza yawe wagendagaho, gituma ese uremera kuramya ikigirwamana, bahanuza uremera guhanura ibitandukanye. Ijambo icyo rikuri tubwira twebwe turimo turarisoma, twaribonye, twarivuze. Uyu mwami we ntago yari yabasha kumenya iryo ari ryo. Daniel amaze igihe ari umushomeri, nta kazi afite, arimo arabwirwa umwanya wa 3 mu gihugu, arimo arahabwa ifeza, arimo arahabwa izahabu, arimo arahabwa imyambaro myiza. Muri bwa bushomeri yaramazemo iminsi, ese ku igipimo kije imbere ye, arabwira icyo umwami, aramubeshya ibitandukanye n'ibyanditse hara kugira ngo ashobore kubona indonke. Ariko aba bahungu mwibuke yuko na mbere bari batsinze urugamba, baravuga bato kugira ngo turamye izindi mana, twakwemera gupfa ntago byashoboka, bemera kunywa mininwa, bemera kubaho ubuzima bubi, ariko kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Nta kindi cyabayeho. Daniel arangije arambwira ati mwami rero rwose ifeza zawe uzigumane, umwanya ubugumane, ibyo ushaka byose ubyijyanire, ariko icyo ndimo ndavuga nahangaha, ijambo rimaze kuvuga yuko wapimwe ku minzani ugasanga udashyitse. Mwami ati hoya, ati bisobanura iki? Ati reka data, ibuka iso Berushaza, ibuka so Nebukadinezari, Imana yamuhaye ubwami, aragenda ahinduka umuntu ukomeye ku isi yose, yamera nk'igiti cy'inganzamarumbo, inyamaswa zose n'ibiti byose bikajya birisha munsi y'ibindi bikarara munsi ye. Imana imaze kumukuza arakomera, ahinduka umwami ukomeye w'ibihugu byinshi. Arangije iso amaze gukomera, aragenda ntiyakubaha Imana yaremye ijuru n'isi. Amaze kutubaha Imana yaremye ijuru n'isi, aragenda Imana iramuca ajya mu ishyamba, amara imyaka 7 arimo ararisha. Nyuma y'imyaka 7 agarura ubwenge, arapfukama, amenya ko Imana ari ishobora byose. Ayo mateka yose urayazi, none wayarenzeho. Urangije ufata ibikoresho byo mu nzu y'Imana, ufata ibikoresho bikoreshwa ku igaburo ryera, urabifata, urangije ujya kubinywesha n'inshoreke zawe. Ibyo byarakaje Imana byose. None dore ijambo riravuze ngo wapimwe ku minzani yose, Imana isanga ntagushyitse, kandi ubwami bwawe buranyazwe, buhawe Abamedi n'Abaperesi. Abamedi n'Abaperesi mubyibuke ni hahandi ko wa muntu w'Imana witwa Kuro, wa muntu utazi Imana muri ya miryango idakirijwe, ariko Imana yavuzeho. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Ngo Daniel akimara kuvuga ayo magambo, nta kindi umwami Berushaza yakoze, aravuga ati niba kwambika umukufi kandi baguhe n'umwanya. Ariko Daniel ntabwo yari yitaye ku mwanya, nubwo yari amaze igihe kirekire ari umushomeri, nubwo yari amaze igihe nta kazi akora, ntabwo yabaye nk'abantu bo muri iyi minsi badashaka kuvuga icyo Imana ivuze, ahubwo bagashaka kubwira abantu ibijyanye n'amarangamutima yabo. Aremera avuga icyo Imana ivuze, ariko n'ubundi ntibyatuma batamuhereza uwo mwanya. Bamaze kumuha uwo mwanya, nta kindi cyabayeho ako kanya, kuko Kuro yari yarabaye muri buno bwami, yarahazi neza, yarahazi ibihakorerwa, yari yanyuze munsi. Umugambi w'Imana ntabwo uzayoba. Daniel amaze gusobanurira umwami byanditswe hariya byose, amaze kwambika imyenda, amaze guhabwa umwanya nubwo atarabyitayeho nk'uko amaze kubivuga, nta kindi Kuro
yahise yisubira iwabo. Ise ashaka kumuhera icyo gihugu, aramubwira ati ntabwo ikinya cyawe cyagera. Kurakomeza kurwana intambara nyinshi, agera ku rwego agezeho amara gufata ibihugu 127, ahinduka umwami w'abamise, aratanga. Bishatse kuvuga ngo umugambi w'Imana uko byagenda kose ntabwo uzayoba. Ahinduka umwami w'abami, ahinduka mperere ukomeye. Gahande batekerezaga yuko bashaka kugira ngo bamwice baburize mu mugambi w'Imana, bashaka kumuziza igihugu kimwe. Agera ku rwego rwo kuyobora ibihugu 127, kuko umugambi w'Imana utazayoba ku muntu. Kandi cy'Imana yagambiriye iteka ryose bene data, ibifite impamvu yacyo, ibifite n'ikizakora. Impamvu Imana yimitse kuro kwaro kugira ngo izarengere ubwoko bwayo. Ijambo ryabitubwiye muri Yesaya ngo nzakujya imbere hataringaniye, ibihindizo byo nzabicamo kabiri, inzugi z'iminiga nzazimena, ngo nzaguha ubutunzi bwishwe buri mu mwijima nubwo utigeze kumenya, kubw'umugaragu wanjye Isiraheli, kubw'umugaragu wanjye Yakobo na Toni. Hari abantu bahabwa umugisha kugira ngo bazakore umurimo w'Imana. Hari abantu bahabwa umugisha batazi n'Imana kugira ngo bazafashe umurimo w'Imana, umurimo w'Imana uzabashe kugera ku rundi rwego. Bibiri twereka kura amaze kuyobora ibihugu 127. Turasanga tuye mu gitabo cya Nehemiya, tuhasange ba Nehemiya baravuye Yerusalemu, barajyanywe bunyage. Kure hagararanye na ba Nehemiya, ahagararana nabo, arababwira ati Imana yanyu ndayizi, Imana ya Isiraheli nishimwe, nimugende mujye mu gihugu cyanyu, nimugende mukorera Imana. Ati nshyizeho itegeko, umwami w'abami Kuro, umuntu wese uzarwanya inzu y'Imana, uzarwanya inyubako z'inzu y'Imana i Yerusalemu, azicwe, azapfe nabi. Ariko njyewe Kuro n'umuryango wanjye n'abana banjye, Imana yanyu igitureba neza, iduha umugisha. Nusoma igitabo cya Nehemiya uzasanga ibikorwa bya Kuro bikomeye, kuko nta kintu Imana ikora umuntu n'umugambi wayo itagifitemo inyungu. Imana dufashe kandi Imana yacu itugire neza. Birashoboka ko nawe hari ibintu Imana yavuganye nawe, wowe uri mu nteza amatwi kano kanya, wowe uri muranyitegereza. Birashoboka ko hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe, ariko naje gutangariza ngo umugambi w'Imana ntabwo uzayoba ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana ntabwo uzigera yoba. Bya bindi Imana yavuze, nubwo ubona ugeze ku rwego byanze, ukabona ugeze ahantu waragerageje bishoboka, wiyambaje imiryango, wiyambaza inshuti, wiyambaza abavandimwe, ugeze ku rwego ubona uri umuhombyi, ugeze ku rwego ubona byanze, ugeze ku rwego ubona usigaje avuga ati igisigaje ni ukwipfira, igisigaye basi Imana asezerera umugaragu wawe, Mana ndabona nta kintu maze, ndabona nta hantu nzagera, ndabona ibintu byaranze. Ariko nagira ngo nkwibutse ngo nta jambo Imana igivuga ngo rihere. So ijambo ry'Imana muri Luka 1:3 avuga ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, nta jambo Imana yavuze rizahera. Wagira ine 5 ukavuga ngo hahirwa umuntu wizera kw'ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora, nk'uko Imana yabivuze kuri Kuro birasohora. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Ntago nzi ibintu uri muracamo, ntago nzi ibintu uhagazemo, ariko naje kukubwira ngo intambara zacana, amasasu yaraswa, imbunda zasakuza, ibintu byaba byinshi, wahura n'imiyaga n'imira bimeze gute, umugambi w'Imana ku buzima bwawe, icyo Imana yagambiriye kizasora. Ndimo nigisha rino jambo binyibukije umukozi w'Imana Gasupari twabanaga hano hepfo muri Kave. Itondo kimwe yakundaga gusenga Imana, agakunda kubana n'Imana. Barangije baramubwira bati n'ukuri kuyo mu ijuru Imana iravuze ngo izagushingira umukobwa wo mu kiyobozi, izagushingira umukobwa usobanutse. Yari umuhungu wiyambarira bodaboda, n'imyenda ikamucikiraho. Icyakora yari umwana umwe iwabo w'umuhungu mu bakobwa 7 niwe bari bafite. Nta bundi buzima bundi bari bafite, inzu muri uyu mujyi batuyemo, ariko nta bundi buzima burenze buri aho ngaho. Akabaho gutyo n'amashuri byaranze, ariko yiringira ko Imana izabana nawe. Imana idufashe kandi Imana yacu tugirire neza. Arangije Gasupari nta kindi cyabayeho, igitondo kimwe aza gusenga muri Kave. Araza hageze asanga hari haje gusengeramo abantu batandukanye, harimo umwana w'umuministri nawe yaje gusenga aho ngaho. Yari umwana nawe wakuza akunda gusenga, akunda Imana, yumvise ko twagiraga igicaniro cyo gusenga, nawe araza mu masengesho aza gusenga. Ikintu gitangaje rero, Imana ntabwo igira ruswa, Imana ivuga ibintu biremereye. Umuhanuzi abagiye mu mwuka, arasimbutse afashe Gasupari kantuza utagira n'iki, aramupfukamisha, huje wa mukobwa aramupfukamishije, ati Imana iravuze ngo muzabana, Imana iravuze ngo uyu niwo mugore yakugeneye. Umwana wo mu kiyobozi agiye kubana na gatindi kantuza utagira amashuri, utagira iki. Umwana w'abantu b'abayobozi baba bafite discipline, bararezwe, aratuza, araceceka. Uwo mwana w'umukobwa aragenda abwira pastor ati mufunge kiriya cyumba cyaravangiwe, kubera ko rwose ibintu barimo bahanura ntago byoroshye. Karabaye da, induru zaravuze, pastor icyumba aragifunga, harafungwa ntitwakongera kuhasengera kubera
umuntu w'umukire nyine usobanutse uvuka ahantu ibukuru avuze ijambo nyine ryumvikana cyane babona ko atari Imana yavuze. Umukobwa nta kindi yakoze ariko bikomeza kumurya mu mutima, yaryama kongera akibuka bya bintu Imana yavuze. Arangije abwira se ati papa igisigaye reka nigire kwiga, nari naranze kujya gukomeza ndangije Butare, reka nkomeza. Ahita yandika aragenda ajya kwiga, igira muri Saint Paul, ajya kwiga mu Bufaransa. Ageze mu Bufaransa ajya kwiga yikomereza amashuri ye. Wa muhungu nta kindi cyabayeho, yaza gusenga abanyamasengesho bose bakamuvugirizaho induru, niwe watumye badukingira icyumba ngo harya ngo Imana yaravuze tubabuze nayo kurya, wabuze nakuvana aho wicaye, none gushaka urongora umwana wo mu baministri ati ntago byashoboka. Bakamuseka. Imana ikavuga ati Gaspard mwana wanjye ninjye bavuganye nawe, ariko ikintu nshaka wisubira muri ara masengesho, wikongera kujyayo, genda wicare iturize, igumire mu rugo, guma mu rugo. Umuhungu nawe kubera gukunda gusenga bikamunanira akongera akabirenga, yagaruka yagera mu cyumba abanyamasengesho bose bagaturika bagaseka bati dorera nguriya nawe ategerete wa mukobwa yuri indege yaragiye wakuyeho. Umuhungu nta kindi nyine aratuza, ari gusohoka ataha imodoka iramukubitira mwangizi, mukubita umugongo n'akaguru, bajyana kuvuza bashyira Rwa Faisal, baravuza barahindukira bajyana mu bitaro byose biranga. Barangije ababyeyi bafata icyemezo bamujyana kumuvuriza i Burundi. Barababwira ngo hari aba specialiste bashobora kumuvura, bamujyana i Burundi. Umwana akajya yituma ahantu yicaye, umugongo waracitse, baravura biranga. Ababyeyi bagurisha inzu yabo kugira ngo bavuze umwana w'umuhungu bari bafite umutagira wa kabiri, baravuza biranga kugera ku rwego basigaye no kubona y'ibitaro biranga. Barangije ababyeyi bamuta mu bitaro, barigendera baramuta. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo birashoboka yuko umubyeyi yakwihakana umwana yibyariye akibagirwa uwo yonsa, ngo ariko Uwiteka ntago azakwibagirwa, ngo nzaguheka imvi zizarinda ziburuyenze nk'ikiguhetse. Imana idufashe kandi Imana yacu tugire neza. Umwana aba mu bitaro mwaka wa mbere, umwaka wa gatatu, umwaka wa kane, umwaka wa gatanu, umwaka wa gatandatu wituramo, yikubita mu mwaka wa karindwi. N'abaganga barumiwe nyine, ntibafite umubyeyi we, ntibafite iki, gukira byaranze, baragerageje biranga. Abanyamasengesho b'Ingozi basenga Imana ikavuga ati nimugende mujye mu bitaro runaka, mujye muri umukozi wanjye kandi mumubwire ngo ninjye wavuganye nawe nzamugira neza. Bakamuzanira ibyo kurya, bakamubwira ati Imana yavuganye natwe ko ibyo yavuganye nawe bizabikora. Bakagenda akaceceka nyine ntagire icyo avuga kugira ngo atabaca intege. Bakongera bakagenda, Imana ikongera igahagurutsa abandi mu Bukiyunda ati nimugende mujye gushaka umukozi wanjye ari mu bitaro hana ku gitanda karindwi, mugende mumushyire ibyo kurya, mubwire ngo ninjye wavuganye nawe, uriya mukobwa nyiramwiza wagiye nzamugushyingira uzamurongora. Bayimubwira, umuhungu agaseka akavuga ati rwose mugende mumbwirire iyo Mana izamubihere, ngewe ndabona iminsi nsigaje ariyo gupfa, n'ababyeyi bambyaye barantaye, ubuzima ndimo hano bwaranze. Bene data, ntago ushobora kumenya inzira z'Imana uko utamenya uko amagufa akurira mu nda y'umubyeyi utwite. Ntumenye inzira z'umuyaga, uko niko utamenya inzira z'Uwiteka ashobora kunyuramo kugira ngo aze kurengera, kugira ngo aze gusoza imigambi myiza afite ku buzima bwawe. Imana idufashe kandi Imana iturengere. Muri uwo mwaka rero haza kuza abazungu bari baje kuvura abarwayi mu Burundi. Baragenda barakora operation, baravura, bagerageza kuvura Gaspard, bamwicagingaho baramuvura biranga. Habamwe umuzungu umwe aramukunda, aravuga ati nimunyihera uyu muntu mujyane, mujyane mwisharije. N'ubundi nabonye kubaho kwe bigoye. Baramusobanurira, amushakira amapasiporo, amushakira ibintu byose, amwurira indege. Uyu muzungu yari Umufaransa, amujyana mu bitaro bya Saint Paul mu Bufaransa ngo agende ajye kumuvuza. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Uwo munsi Gaspard yuri indege atangira kurota, atangira kongera kugira iyerekwa. Avuga ati Imana kera ajyaga imbwira ngo nzurira indege, ubu nabonaga urupfu, none nuriye indege naracitse umuntu ntashobora no kuvuga, ubu nabonaga urupfu, none dore ibintu bitangiye kuba. Umuzungu aramujyana ngo amugeze mu Bufaransa. Bagihingukayo, umuntu uvuye muri Afurika kameme w'umwirabura yagiye kwivuza muri biriya bigo, bumva ko afite za zahabu, afite za diama kandi ibyahe. Ni umuzungu wari umugiriye imbabazi, avuga ati njyana uyu muntu muvuze nibura beho ubuzima, yongere kugira ubuzima buzima. Umwana ageze ku kibuga cy'indege, bazana ambulance ngo aze kumufata n'umuganga. Umuganga waje kumufata, waje gufata uyu murwayi Gaspard bwa mbere. Mu baganga baje kumwakira ku kibuga cy'indege, hajemo wa mukobwa wamuhunze. Agiye kubonabona gatindi, Gaspard niwe baje kujya gufata. Umukobwa nta kindi yakubiswe n'inkuba, aravanga Uwiteka nta kintu kibasha kuruga uyu mugambi wawe. Uyu muntu nahunze none arongera ngeze mu maso. Arajyana bajya kwa muganga, barashyashyana ati rwose mureke ndamwitaho. Muzungu ati oya ntunkorere ku mwana, uramwitaho iki ko ari nge wamuzenge uzamwiteraho.
umuhungu wamugejeje mu bitaro amaze umunsi wa mbere amaze ku munsi wa kabiri abaganga baje kujya kumupima umuhungu utajyaga weguka wari atangira kwegura umugongo bagiye kubona umuhungu aregutse aricaye kandi baje kumuvura nta miti baramuha nta bintu baramukoraho umugongo urikiza burundu. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Baravuga bati se bimeze gute n'ibiki byose? Umukobwa ati we rwose uyu muntu n'umuntu wanjye ninjye wamutayira ati ceceka muri abateka mutwe ushaka kuntwarira umurwayi umuntu wanjye nishingiye kuzabana no gashaka umugira we none uri kuvuga ngo ni umuntu wawe ngo muraziranye. Gasupari utaroze igifaransa atangira kuvuga igifaransa ako kanya tangira kuvuga igifaransa kiza batari ko se uyu muhungu ku muzungu umusatsi umuzamuka kuko atavuga igifaransa ntibarinda gusobanura byagenze bite avuga igifaransa avuga ati mu ijuru hari Imana avuga ati umugambi w'Imana ntabwo uzayoba indege mu kirere zayoba mato mu nyanja akayoba imodoka mu muhanda zikayoba abantu bagashaka kuyobya umugambi w'Imana ariko umugambi w'Imana yagambiriye ntabwo uzayoba. Cyatumye nza hano nakimenye cyatumye ndwara uyu mugongo nakimenye Imana yabinyuje muri buno burwayi bwose kugira ngo nshobore kugera hano. Imana idufashe kandi Imana tugirire neza. Arangije asobanura umuzungu aravuga ati uyu n'umugore wanjye Imana yangeneye. Imana yajyaga ibimbwira numvaga bidashoboka amubwira amakuru yose nkamwe nababwiye uko byagenze nuko byatangiye n'icyamuviriyemo kurwara. Umuzungu ashima Imana aravuga ati bana banjye muzashyingirwe. Ubu Gasupari n'umukozi w'Imana mu gihugu cy'Ubufaransa arakorera Imana arazenguruka hirya no hino n'umugore akavura bagakorera Imana bakoze ministeri ikomeye yivuga butumwa kubwo kukiranuka kw'Imana no kugira neza kw'Imana. Nagira ngo mbwire ngo hari ikintu Imana yavuganye nawe hari umugambi Imana igufiteho ntago umugambi w'Imana ku buzima bwawe uko byagenda kose uzayeba. Twasomye ijambo ry'Imana twasomye mu byahishuriwe Yohana ibice byabo 3 here ku murongo wa 5 ngo unesha ni uzambika imyenda hera kandi sinzahanagura na hato izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Birashoboka yuko unaniwe birashoboka yuko ari by'ababyeyi bagusezeranyije inshuti abavandimwe bantu bajya bashyuha kumva yafasha umuntu akamusezeranya ibyo atazakora. Birashoboka yuko ari byo bagusezeranyije atazakora hari ibyo nawe wagerageje bikanga. Uyu munsi uri kubona urupfu aho kubona ubutabazi uyu munsi urabona amarembo y'ikuzimu aho kubona kugirwa neza n'Imana. Nagira ngo nkubwire ngo muri ibyo byose unesha ni uzambika imyenda yera ngo kandi sinzahanagura na hato izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Nesha ibyo byose bikubamo ibyo byose unyuramo. Jambo ry'Imana ravuga ngo aherwa umuntu wihanganira imugerageza uko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yateguriye abayikunda. Ntago nzi uburyo uri muranya nuko naje gusaba ngo nesha ibyo uranyuramo byose uneshe ibyo uri gucamo byose uneshe. Nawe watabawe uyu munsi naje kugira ngo nesha ubwo butunzi ufite buneshe imyambaro wambaye ibinesha inzu bamo ibinesha amafaranga utunze abanesha ibyo ukora byose bibe binesha kugira ngo ubwo impanda y'Imana izavuga imirimo uri murakora izaguherekeze. Turabashima Imana ibadufashe kandi Imana ibagirire neza. Narenjeje kugira ngo ntago umugambi w'Imana uzayoba. Imana yagambiriye ku buzima bw'uko byagenda kose bizaba. Urasabwa kunesha muri byose hanganira ibikugerageza nkuko yabika itabika amaherezo buzacya. Nagira ngo dufatanye gusenga Imana twinyiga Imana. Birashoboka ko warunaniwe birashoboka ko wabonaga ukuzimu birashoboka ko wabonaga byaraye birashoboka ko turi kuvugana uyu mwanya uri ku gisasiro cy'uburwayi nka Gasupari. Birashoboka yuko ubona ibintu byanze umeze nka kuro uri guteraganwa hirya no hino ariko ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe rizasora. Birashoboka yuko umeze nka Daniel bagushyize imbere umugati n'umutsima n'akazi keza ariko bagusaba gusobanura ubuhanuzi bukomeye buri hari imbere ukavuga ati reka mbeshye kugira ngo mbeho. Oya wibeshya nesha unesha ni uzambika imyenda yera kandi ntago izina rye rizahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo. Tugiye gusenga Imana. Mana yera Mana igira neza Mana ikiranuka turagushimiye ku mugambi ufite ku buzima bwacu utazayoba. Bantu bagerageza kuyobya bantu bashaka kurwanya bantu bashaka kugira ngo bitambike. Hamani igeze yitambika imbere ya Morodekayi ashaka kugira ngo arimbure umugambi w'Imana ku buzima bwe ashaka kugira ngo arimbure abayuda ariko kuko udakomwa mu nkokora ahubwo muri za ntambara yashoje zivumbura umugambi w'Imana kuri Morodekayi urasohora yicara ku ifarashi aranesha uko Uwiteka utajya mu mugambi wawe ku muntu wagambiriyeho. Turagushimye kuri Imana ikiranuka gira neza babarushye gira neza abangaba bananiwe gira neza abangaba
byayobeye, gira neza abangaba byashobeye, gira neza abangaba babona bitagishobotse. Mana ubiteho, Mana ubagirire neza, Mana ubarwanirire, Mana ubaneshereze, babuze uko bagira ntago ujya ubura kugira. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ikiranuka, mu byitwa Imana byose nta mana ihwanye nawe, mu byaremwe byose nta kimwe kitaremwe nawe. Ibiturwanya n'ibiremwa, wowe uturwanirira umuremyi. Gira neza buri muntu wese wumvise ubutumwa bwiza, ugira aho bumuvana naho bumugeza. Mana ishobora byose, jya inyuma y'ijambo rye kugira ngo uriherekeze, rigira imbaraga, rigira ubutware n'ubushobozi mu mitima bagiye kuryumva. Urakoze kubyumvishije, urakoze ku mugambi utazayoba. Reka abantu baneshe nubwo bari kunyura mu bibazo, ubwo bari kunyura mu magorwa, bari kunyura mu bukene, bari kunyura mu burwayi, bari kunyura mu ntambara hirya no hino mu bibazo bitandukanye. Icyorezo cya korona cyangije ibintu byinshi, ariko uri Imana iri hejuru y'ibyorezo, uri Imana iri hejuru y'ibiteye ubwoba. Wigaragarize buri muntu wese, abona ineza yawe, abona ukuboko kwawe, mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zururuke, tupirisha la glory bukorerwa Imana bugaragare, maze utsinde kandi uneshe. Bana binjire mu mugambi wawe, kandi dusengeye ubugingo bwa benshi bwe gutembanwa kuri wa munsi w'amateka. Abantu bazahagara imbere batsindishirijwe nuko bagukoreye kandi bagakiranuka. Urakoze kubikoze byose, mbisabye nshimana mu mazina atatu, Imana n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Mana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Wakoze kubana natwe kuri Gusenga TV. Kanda subscribe ndetse ukande no kunzogera ujye ubona notification umunsi ku wundi.